murakaza neza ku ijwi ry'Amerika ikorera Washington DC, gendi mu biro by'i Londres mu Bwongereza, aho nakiriye kuri uyu munsi umutegarugori Leah Chishugireya. Ndabasuhuje, mwakoze cyane kuza muri kino kiganiro ku ijwi ry'Amerika. Murakoze namwe kumvita. Leah Chishugireya yavukiye mu mujyi wa Goma, arahakurira kugeza ku myaka 17 ubwo yaje mu Rwanda, arashaka, arubaka, aribaruka. Yahunze u Rwanda muri 1994, ageze mu Bwongereza yandika igitabo yise A Long Way from Paradise. Umuntu agenekereje yavuga ngo kure ya paradizo. Uyu munsi rero twamutumiye kubera ko amaze igihe afasha abakobwa n'abagore bafashwe ku ngufu mu ntambara zinyuranye zabereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi akaba ayobora ishyirahamwe yise Everything is a Benefit. Buri kintu cyose kigira akamaro. Leah Chishugireya, twibutse byari bimeze gute gukurira muri Kongo i Goma? Buriya gukurira muri Kongo kuri Goma, nari umwana muto, mfite ababyeyi banjye aho ngaho, nkajya ku ishuri nk'abana bose bajya ku ishuri. Donc byari ibintu bien, twari tumeze neza n'abazayirwa. Cyagiye cyari Kongo yari yitwe Zaire, donc twari tumeze neza nabo rwose. Hanyuma mfite 14 ans natangiye kujya i Kigali, imyaka 14 nk'abantu bose. Umwangavu wari umwana w'umukobwa muto cyane. Akana gato rwose. Nakoraga ntuza za publicité za muri Bralirwa, ariko ababyeyi bo ntabwo bari babizi ko njyaho ngaho gukora akazi, ariko bya bindi by'ubujene nyine. Ariko amafoto yawe yaragaragaraga ahantu hose, abantu banywaga akamitsingi mu makalendrier nuko. Ariko nkagiye i Kigali, nahise nkagaruka kuri Goma. Ababyeyi papa wanjye na mama bakoraga aho ngaho nuko. Kuva aho ngaho nyine ngeze i Kigali, igihe nagize 16 ans, imyaka 16. Mama niho ntambara yaje, noneho nuko tukahunga tena. Ni bya bindi ntabwo nshaka kubisubiramo cyane. Murabizi ko twese twarababaje abantu hose. It was something, ibintu ntabwo dushobora kubyibagirwa mbese. Ariko ugeze hano wanditse igitabo wise A Long Way from Paradise. Mu Kinyarwanda nagenekereje ndavuga ngo kure ya paradizo. Iyo paradizo wavugaga ni iyihe? No mu Rwanda iwacu twari tumeze neza aho ngaho, ibintu byose byari bien. Nk'akana gato, ariko ndimo ndabona ababyeyi banjye, abavoisin, abantu bose nyine. Donc aho ngaho yari paradizo yanjye. Akaba muririmbyi mu Bwongereza, umaze imyaka hafi 25. Nubwo haba heza hatere, ntabwo haruta u Rwanda. Ntabwo hashobora kuruta iwanyu, ntabwo hashobora kuruta mu Rwanda. Icyo nagutumiriye rero, ugeze hano uravuga uti ngiye gusubira iwacu aho navukiye, ngiye gufasha. Tubwire ukuntu wagize igitekerezo cyo gushinga ririya shyirahamwe Everything is a Benefit. Buri kantu kose kagira akamaro. Nagize iriya gitekerezo kubera mama wanjye. Buri gihe twuvugana kuri telefone yarambwira ngo hari abakongomani hano, abagore n'abakobwa n'abana bato, hari ibintu bibi cyane birimo birababaza abantu benshi hano. Niba ushobora kubafasha, ndavuga ngo singewe nzafasha gute. So muri
2008 nagerageje nkajya aho ngaho ndareba abagore, abana bato barimo bameze nabi cyane kubera intambara, barabafata ku ngufu, bakabura ntuza imiti yo kunywa, bakaba babaye cyane ku buryo nasubiye ahangaha London ndavuga ngo no, I have to do something, nshobora gukora ikintu niba ni kantu gato ariko gufasha abariya badamu n'abana bafite ibibazo bikomeye, baracyafite n'ibibazo na n'ubu. None se wakoze iki kugira ngo bafashe? Ariko genda mbere yuko unambwira uko icyo wabahaye ubanza umbwira uko wababonye. Urabona Kongo ni nini cyane cyane ko nakariya karere ukomokamo, ndavuga aho za Masisi, za Goma, za Bukavu, za Walungu, nagiye hose nyine, nagiye Walungu, nkajya Ruchuru buriya ni Nord Kivu, ariko ugiye Bukavu, Walungu, Katana kuriya rwose narahagiye. Nagiye muri ahantu bita Izege, ariko kubera ababyeyi banjye bari bafite ntuza za plantation za cafe n'ibintu byose, donc tuba dufite amashamba menshi hariya. Noneho nasanze abagore baje n'abana bahunze iwacu bakaba aho ngaho. Niyo mpamvu nabajije muri gukora iki hano, muri bande, ibiki baranyita umuzungu, ndavuga ngo ntabwo ndi umuzungu, ariko hano iwanje bakambwira ibibazo byabo, nanjye ndababwira ngo nta kibazo, ni mucare hano, mube hano, nzabona kundu mbafasha, ntacyo. Nuko bakaba aho ngaho. None se wafashisha iki? Ubaha iki? Bafite amashamba barahinga, ariko turabafasha amashuri, napfunye amashuri aho ngaho. Hari amashuri y'abana n'ababyeyi babo n'abana bato n'abagabo, kubera nabo bafite ibibazo. Buriya abagabo benshi ntabwo bavuga ibyo bibabaho, nabo baba bafite probleme za zindi nyine zo kuba rap with other men, ariko ntabwo bavuga. Nuko ariko aho ngaho nyine dufite akasantre gatoya ko tufasha bariya ababyeyi, kubera abana bagiye ku ishuri, babonye imiti bakajya kwa muganga kwivuza. Nuko mukomeje gukurikira Ijwi ry'Amerika, turi ku kibanza dushyiraho amakuru. Mushobora kudukurikira kuri wa@radio-yacu.com. Turi kandi kuri YouTube no kuri Facebook. Umutumire wacu ni Lea Chishugi, umunyarwandakazi ufite ibikorwa by'ubutabazi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Lea Chishugi, kuba umunyarwandakazi ugakorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukahajyana ibikorwa byo gufasha, kuki udafasha mu Rwanda? Nafasha hose nyine, buriya everything is a benefit, ni organization ariko irafasha hose, ntabwo ari muri Kongo gusa, ariko muri Kongo ni kubera ntakuriye aho ngaho, n'abavandimwe n'abavoza, n'urukundo kuba dushobora gukundana twese tugafashana. Kandi ibintu nka CPG ntabwo ushobora gupfa, ntabwo dushobora kuba mu Rwanda udafite Kongo, udafite Burundi, dushobora kuba turi ensemble, le pays de CPG tukaba dufashanye, twe ingufu, tukundana. Ibyo ngibyo nibyo nzi njyewe nkiri muto. Ndabona turakiya ku Gisenyi tukagura inyama, tukagura intuza, isukari, abanyarwanda nabo bakaza i Goma bakagura ibishimbo n'ibindi byose. Donc ibyo ngibyo ntabwo bishobora guhinduka. Niyo mpamvu njyewe ndabona kubona bari abana n'abagore bafite inkorane nk'iziriya, abandi baragwaye kubera babafashe ku ingufu, bakeneye gufashwa.
none iyo ubafashije nka kuriya ukabashyira ibintu narabonye hari aho ubafasha bakadoda imashini zikura hehe ese ubundi ibyo bakoze byo babigurisha bya bindi ntubona amavideyo barimo barakoresha ntuza kudoda gusa n'urushinge ariko navuze muri ya video navuze turashaka tukeneye abantu bo bashobora kutugurira amashini rero we ntabwo ashobora kugura biriya byose nyine ariko dufite amashuri aho bashaka kwiga gukora ibitenge kuza aho ngaho bakadufasha. nawe nduzi wambaye igitenge cyiza cyo ngicyo nibo bakikudodeye sibo banodeye gose nuko nduzi ari abahinga bazi kudoda cyane abakecuru donc barifasha baradoda turabigurisha tukagura imiti y'abana tukagura za uniforme tukishyura abatica voilà. ariko se hari inkunga ugenda ubona yo kukunganira mu byo ukora cyangwa se kugeza ubu ngubu uracyakoresha amafaranga yawe cyangwa se ababyeyi bawe? ndacyagerageza ndakoresha kenshi amafaranga yanjye kubera numva ko ibintu nkora ni ibintu byamvuye mu mutima wanjye njyenyine ariko ndacyakeneye ndacyakeneye abandi bamfasha wankurira amashine cyangwa akankurira duza ibikozi byose dukeneye cyangwa akishyura amashuri y'abana bizaba bimfashe cyane nshaka ko kureba hariya dufite école primaire jusqu'à deuxième secondaire ariko turashaka ko ibinini dufasha abana bose ariko nagiye ni Kigali nshaka gukora iyindi shuri hariya kubera nabonye imfubyi nyinshi cyane aho ngaho. ni ukuvuga ko watangiye no gufasha mu Rwanda? mu Rwanda we. ufasha mu kahe karere? mu Gisororo. aho ngaho ni muri Kigali? mu Kigali hafi ya nta kantu umwana wanjye wagatangiye ariho abana bato bafite inkorane zo kujya ku ishuri kubera nta ababyeyi bafite. umwana yabibonye akavuga ngo mama ashaka kubafasha ashaka ko tukore quelque chose kubera bari abana donc nuko twatangiye aho ngaho. none mu gihe tukora kino kiganiro hagati y'umujyi wavukiyemo wa Goma na Gisenyi abambuka ntago bambuka uko babishatse cyane muri iyi minsi kubera yuko hari indwara iri kuri Goma yaturutse mu majyaruguru aho ngaho za Beni ndavuga Ebola. nk'abo bategarugori ufasha ubu ngubu ugiye kubagira inama y'uburyo bakwirinda icyo kiza cya Ebola wababwira ni kubibutsa ko bashobora kuba bafite isuku cyane koga nuramutse abantu hose n'amaboko donc ukaba ufite isuku cyane nyine n'ubu no kwiproteja mu bintu bya boda kubera bivuye muri Beni akaba hafi ya Rucuru ni hafi yo mu Rwanda donc ni kenshi donc dushobora gukora ni kubigisha isuku mbese. Lea Cishugi ndagushimiye. Ni hano rero turangirije iki kiganiro twari twabateguriye tuganira na Lea Cishugi, umunyarwandakazi ufite ibikorwa by'ubutabazi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse akaba anatangiye no kubikorera mu Rwanda i Rusororo. Afasha abakobwa n'abagore bafashwe ku ngufu mu ntambara zinyuranye zabereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Namwe rero mwese mbashimiye kuba mukurikira muri benshi ijwi ry'Amerika ni radio yacu. Murakarama.